ku cyumweru gishize twize ijambo na Pastor Joseph atwigisha ku bintu bitangaje, Kairos Chronos. Look, muri theology ya Kairos, now Kairos reka nyivuge ni igihe gihoraho, ni igihe kitabarwa muri chronology, umwaka, amezi, iminsi, amasaha. Ibyo by'iminsi n'amasaha biri chronologique, ibi by'isaha nibyo byitwa chronos. Icyo ni igihe cy'abantu, igihe dukoreraho tukamenya ko bwije, tukamenya ko ari ku cyumweru, tukamenya ko ari kuwa mbere. Ibyo ni ibyacu, time ni time according to men. Now igihe cy'Imana cyitwa Kairos, and Kairos, urumva iyo Kairos bivuga ni igihe kitagira igihe. Mbega we have igihe kitagira igihe, you know, aho gihera naho kigana ni ikintu gikomeye cyane. Nuvuga ngo nta tangiriro nta n'iherezo gifite. Icyo nicyo cyitwa Kairos. All right? Now theology ya Kairos nuvuga ngo ibisobanuro bya Kairos by'ubumana bivuga yuko when you are ready, that is God's time. Mu bisobanuro bya Kairos ari cyo gihe cy'Imana, igihe cyose wowe uri tayari, icyo gihe aba ari igihe cy'Imana. Mu gihe muri Chronos ubuvuga utokeye umwaka utaha, you know, cyangwa se mu mezi ari imbere, cyangwa se mu byumweru biri imbere, urumva ni igihe cy'abantu. Ariko kuri ku gihe cy'Imana benshi batamenye, urumva hari n'ibintu twitiranje tukavuga ngo impamvu bitaraba ngo ntago ari igihe cy'Imana ya igihe cy'Imana. None se ushatse kuvuga ko niba icyo atari igihe cy'Imana ni icyande? Ubaka kanya turimo ni icyande ko numva yambuye igihe cyayo. God is omnipresent, ihoraho, kandi ibintu byose ni igihe cyayo. Ofete turi mu gihe cy'Imana, but then bikorana nuko nawe uri tayari. How ready are you? How serious are you? How prepared are you? Ibyo nibyo by'impacting a manifestation yariyo yose. So ndagira ngo ubyumve guhera none, uko uzajya ubatayera ukavuga uhereye none, then it will hear you. Icyo ni igihe cy'Imana. So nutegereze ikindi gihe kuko turi mu gihe cy'Imana. Ngira ngo twarabyize mu buryo butomoye. Now ikindi shaka guheraho hano, twongere dusobanura iki. Inkuru yose yo muri Bibiliya nta Kristo urimo, nta nkuru irimo. Inkuru yose yo muri Bibiliya nta Kristo urimo, nta nkuru irimo, nta kirimo. Ni story. It's not the word of God. Now let me ask, niba ijambo ry'Imana ni iki? Ni umuntu. Okay, mu gihe muri izo nyandiko hatarimo uwo muntu, ubwo iryo ni ijambo ry'Imana? Uri gusoma inyuguti zitarimo ikintu na gitoya. Nta Kristo urimo, nta nkuru irimo. Amakosa yo yarakozwe ni menshi, turi kugeza kugira ngo byumvikane kandi bikosoke kuri benshi, ngo twumve ko Kristo Yesu ari we nkuru, niwe makuru, ni uhagu uburyohe, test, gusogongera kuri icyo cyanditswe kirimo Kristo. Uburyohe kizana bitandukanye n'igihe utamubonyemo. Niwe man, the only food church yagombaga kurya. Uzi impamvu church irwaye bwaki? N'ubwoko bw'inzaduka bw'ibiryo bitavuye mu ijuru. Ni ngemano yavuye mu ijuru. Yesu ari kuvuga umuntu nandya azabaho byiteka ryose. Umuntu nandya. Ubundi bwoko bw'ibiryo ni ikibazo. What if conviction, complication zarizo zose dushobora kuba dufite zishingiye ku bwoko bw'ibiryo turya? Nosoma turi hano, ahubwo n'igihe tudahari ni ibicurya,
do you realize ko yari umutsima w'ibihe byose n'ubwoko bw'ibiryo by'abakomeye? Mwanditse umwe aravuga ngo n'ibyo kurya by'abamarayika, ngo n'ibyo kurya by'abakomeye nabo babiryaho. Because when you speak the word, iyo avuze ijambo kuri bo ni ibiryo bibatera imbaraga bakagenda. Is food. Nibyo kurya twahawe nka church, nibyo byonyine bidukuza. Ntago ndi kuvuga ijambo ry'Imana mu kagari, ndi kuvuga umuntu by'umwihariko, Kristo Yesu. So kubw'ibyo nitwiga inkuru yariyo yose, ariko nihazemo Kristo ntiwariye. Nubyitiranye no kwiyumva neza uvuge ngo wafashijwe. Goosebumps, kumva ibi bintu ntabwo bivuga ko wafashijwe. Gushesha urumeze, it's a good feeling. Tuzana umuntu ufite akajwi keza baririmbire. Goosebumps zirahita ziza, bivuze ko mwafashijwe. Oh my God, gufashwa bitandukanye no kwiyumva neza. Iyo ufashijwe you move, uva hamwe ukajya ahandi. From within your spirit, umwuka wawe umera nk'uwatse, kuko umucyo waje kuri wowe. You are illuminated. Uwo mucyo ukaba mwinshi, bikekerisa ubuzima bwawe bwose, ukumva hari icyakubayeho utasobanura ariko urabizi ko cyakubayeho. Then wafashijwe. Then umenya ko wafashijwe. Na ibyo kwiyumva neza ugataha gutyo. In fact nikanywereka icyo byagufashe, biragufata ku buryo nta bindi utaha utekereza, uvuga my ni ibiki numvaga hariya. You feel like ushaka kubitindaho, ushaka kumedita pani ibyo kubyumva twarangiza hakagenda wowe. You forget completely ibyo, menya ngo nta cyagufashije, wiyumvaga neza gusa. Wowe wibona uti. All right. Abacamanza igice cya 6 araduha inkuru yihariye. Ngiye gusoma kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Turebe aho dushobora gukora. Izi nkuru ikinshimishije nuko mwese muzizi, bamwe nako benshi, in fact benshi. Ariko noneho uburyohe bwazo burimo Kristo. The moment Kristo atarimo hano, zose nyine ni inkuru zimotiva. You know, that's why abantu bashaka aba motivational speakers, kuko bavuga ubutumwa bwiza ntabahari. Ubutumwa bwiza ni imbaraga, ntago ari motivation. So sindi kugereza kukubwira ngo think positively. Oya, ndi kubwira ngo hari imbaraga iguterura, ikaguha imirebere, ikaguha imitekerereze, imikorere, iguha metanoia, ariko kwihana, kuza muri faze enye. Faze ya mbere muri metanoia ariko kwihana izanwa n'amakuru, ariko bikaza mu buryo bw'umwuka, bigahitinga intekerezo zawe, maze hakabaho the changing of the mind, hakabaho imitekerereze yindi mishya wakiriye. Ariko nibirangiriraho, plus iyo mitekerereze igumyaho, hari ikindi cyiciro wisangamo. Ya mitekerereze niyo itegeka uko ukora. So that means ibyari bitekerezo byahindutse actions, ariko ibyo bikorwa biri kuva mu bitekerezo byamurikiwe. And so ibyo bikorwa bigakorwa, all of a sudden bikakujugunya mu kindi cyiciro kikitwa a lifestyle. Bigahinduka uburyo ukoramo ibintu bya buri munsi, nibwo buryo ukoramo ibintu, nibwo buryo ugendamo, nibwo buryo uvugamo. Is your lifestyle. Now, kubera ko ari lifestyle yawe, bikakujugunya mu kindi cyiciro, ukisanga it's your way of being. Ni kuri, ni cyuricyo. Bizatangiriye muri metanoia, bigenda bihinduka ibikorwa, bimara kuba ibikorwa bihinduka ubuzima bwawe bwa buri munsi, bigeraho binduka icyuricyo. That is repentance. Abantu bazi repentance ko ari ukuza tukavuga ibyaha byacu. It is not going to work. Ntibishobora kugufasha na gato. Repentance process itangirira mu guhinduka kw'ibitekerezo byanjye, nkubiswe n'umucyo
w'inkuru nziza ihindura uko nabibonaga nkabibona uko Imana ibibona, but then bikangumamo, byangumamo bigategeka uko nkora, ngatangira kubona ko ibyo ndi gukora si imbaraga zanjye, ziri kuva mu byo namurikiwe bishya binyuzuye. And so nibyo mvuga, nibyo nkora, then bikaba lifestyle, niko mbayeho, hanyuma bigahinduka niko ndi. That's repentance. Uko niko kwihana. Ibitandukanye n'ibyo ni ikinyoma. Oh glory. Ni igitabo cy'abacamanza. Kambahe background kugira ngo mugire igitekerezo. Excuse. Igitabo cy'abacamanza kiza nyuma yuko Yosuwa apfuye. In fact gikurikira igitabo cya Yosuwa. Mwese muri kunyumva neza. Si igitabo cya Yosuwa kikirangira haza igitabo cy'abacamanza. Yosuwa niwe winjije Abisiraheli muri Egiputa, rather muri Kanani, niwe wabaruhuje. But then agira gutya arapfa. Uwe ni hasigara uwo ari we wese umusimbura cyangwa ukora nk'ibyo yakoraga. Iyo uri kwiga mu gice cya mbere cy'iki gitabo kikwereka uburyo ngo akimara gupfa habaye ikibazo. Ababisha babo bari batararangira, intambara zari zitaratsindwa ngo byose bibe bimeze neza. Noneho ngo basigarana ikibazo bati ninde uri butuyobore? Ngo maze bakajya imbere y'Uwiteka bagasenga, bakavuga ngo Mana, ngo noneho utubwire nubuhe bwoko buri butujye imbere kugira ngo dushobore gutsinda aba babisha bacu. Mwumve, there was no leader, there was no king, there was no Lord. Bakundwa, hari ikintu kimwe tuzabona muri izi nkuru zo mu isezerano rya kera. Igihe cyose bisangaga nta mwana, when Christ Jesus and the Lordship of Jesus Christ, umwami Yesu atazwi mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'abantu, what a life. Ako kaga kabagwiriye right away Yeshua atariho. Yeshua bisobanura uruhura, ni igishushanyo cya Kristo Yesu. Uruhura, na uruhura ntabwo yari ahari. He was not there, ni yari ahari. Muri uko kuba dahari, ikibazo bafite ntibashobora kumenya what are we gonna do, turakora iki kubabisha bacu, kuba tuzengurutse bose, turakora iki. Na ibyanditswe biratubwira ngo barasenga, basenze ngo babona Abasimeyoni n'ubundi bwoko bagombaga gutera, koko bateye baratsinda, birukana babisha ba bakomeza gutsinda. Icyo ni igice cya mbere. And all of a sudden tukava mu gice cya mbere tukaza mu gice cya kabiri kugira ngo mbaye impamvu y'ibyo ngiye kuvuga hano. Tuje mu gice cya kabiri niho tubona ibisobanuro byose by'ibyo ushobora kubona mu gitabo cy'abacamanza. Muri icyo gice cya kabiri baratubwira ngo naho Imana igiye gusobanura kubera iki aka kaga n'ibyabaye ku Bisirayeli byababayeho. Ngo nuko hahise hacaho generasiyo yose yari iri kumwe na Yosuwa, yari izi Imana, izi n'imirimo y'Imana, izi by'Imana yabakoreye, ibafata ukuboko ibakura muri Egiputa. Ndakagaruka ako kantu kuki Imana ihora igaruka ku ngingo imwe ngo nabakuye muri Egiputa mbafashe ukuboko. Imana kuki igaruka kuri iyo ngingo igihe cyose yabwiraga Abisirayeli? I'll come back on that. Imana iravuga iti now muri icyo gihe abari bazi Imana bo muri generasiyo ya Yosuwa bose barapfa umwe ku wundi, ngo haza indi generasiyo idafite amakuru ngo ku by'Imana yakoreye Isirayeli, ku by'amateka yose ya Isirayeli, baba deconnected n'umurimo wakozwe igihe bahagurukaga bava muri Egiputa. Now you understand,
igihe bahagurukaga bava muri Egiputa hari ikintu cyabaye. Ikimenyetso cya nyuma turakizi ko ari igihe Imana yababwiye bafata umwana w'intama bamubage bamurye basiga amaraso ku nkomanizo z'umuryango. Hanyuma icyo kimenyetso kiba ikimenyetso gikomeye kuko ngo marayika urimbura aracaho, igisobanuro cya Pasika kunyuraho. Hanyuma ngo nacaho bo baraba spared, bo bararindwa, nta kibi kiri bubagereho. Mu byanditswe byera batubwira ngo Kristo niwe Pasika yacu, meaning mu gihe cyose muri Kristo Yesu, in fact already ni guarantee. Niba Kristo Yesu ariwe Pasika yawe, wumva ukuntu bitangaje. Mu gihe bo bizihizaga Pasika ari umunsi bawizihiza buri mwaka, twebwe ngo ni Kristo ni Pasika yacu ihoraho. So duhora muri Pasika, meaning duhora muri we turi protege, turinzwe ikibi cyose. Oh God, igihe cyose bari muri iyo nzu bari barinzwe, nta kibi cyabagezeho bari muri iyo nzu. N'iyo nzu ubwayo isobanura muri Kristo Yesu. Alright, na icyo tubona ukuboko gukomeye kuwiteka kubakurayo cyari ikimenyetso cy'umurimo wa Kristo Yesu. Of course ni ugupfa kwe no kuzuka kwe no kumena amaraso kwe kuzambutsa aba bantu kubakure mu gihugu cy'uburetwa kubatware mu gihugu cyo hakurya. Meaning Yesu napfa, Yesu nabambwa, Yesu najya ku musaraba, ibya kera bizabishize. Azabashize iherezo kuri Adamu, abimura bakure muri Adamu ariwe muntu wa kera Egiputa pana mwisi muri Adamu, abatware muri Kristo Yesu. Ariko kubambutsa abakura muri Egiputa abatwara muri Kanani, muri Egiputa muri Adamu, muri Kanani muri Kristo Yesu. Sari kwimura abantu mu gihugu kimwe abatwara mu kindi. Kubera iki muri Egiputa agomba kuba muri Adamu? Nuko umwe yakoze icyaha, bose baba abanyabyaha. Nibari bafite ubushobozi bwo kwikura mu bubasha n'imbaraga z'uwari ubatwaje igitugu ariwe Farawo. Izo mbaraga batashoboraga kwikuramo bakeneye gusubacungura ubakiza. Imana ituma Mose wakuwe mu mazi aje kubakiza, nuko Kristo ari we wenyine wari ibyiringiro. Uko gutaka kwabo ntibashoboraga kwikiza. That means isi yose ntiyashoboraga kwikiza, natwe ubwacu ntabwo twari kwikiza, ahubwo we niwe twari dukeneye, niwe twari dutegereje. Kandi uwo waje mu ishusho ya Mose, Mose atanga agakiza k'igihe gito, Kristo atanga agakiza k'iteka ryose. Muri urwo rugendo bavayo, niba muri kumva, ni umurimo wa Kristo ubakuye muri Egiputa, ni umurimo wa Kristo. Ndabibutsa ko mu gitabo cy'Abaheburayo hatubwira yuko Mose yabonye Kristo, yayishuriwemo gakeya kuri Kristo, yabonye kuri Kristo ngo bituma asuzugura ubutunzi bwose bw'Abanyegiputa bafite, ngo kuko atashoboraga kubunganya n'ubutunzi butagira akagero aribwo Kristo. Meaning aricyo yabonye gake kubyo yabonye gito kuri Kristo. Yahise avuga ngo no, ntabwo nshobora kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo, nanze kuba umuhungu umukobwa wa Farawo. Agaciro kanjye ntabwo karimo kwitwa umuhungu umukobwa wa Farawo. Ntabwo Farawo ari uma value, ahubwo hari icyo nabonye Kristo Yesu wamaye agaciro kazamuye kurusha ku mwami wari w'icyo gihe, kandi ari umwami w'igihanganje. Oh my God, bimeze nko mu gice cya 3 cy'ibyakozwe n'intumwa batubwira ngo ifeza n'izahabu nayo dufite. Aravuga ngo ntayo dufite. Iryo jambo ntayo dufite mu Kigiriki bivuga ibindi. Biravuga ngo now kucyo tureba ukadutekereza gusa ko agaciro kacu kari mu mafaranga. Kucyo tureba aravuga I am not identified with money, there is something better. Hari ikindi mfite gisumba ifeza, gisumba izahabu. Aravuga ngo now mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. You see, that was the value Petero yarazi. Avuga agaciro kanjye ntabwo kari defini n'ibyo, kari defini muri uwo nguwo Kristo Yesu. Niwo nkura icyo nicyo cyose, hanyuma ibisigaye byose biza binshaka kubera ko gaciro k'umwihariko mfite muri Kristo Yesu. Oh glory, oh glory,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo, Jesus. Na ibyanditswe biratubwira bavayo, bavanywe n'ukuboko gukomeye k'Uwiteka, ukuboko gukomeye kw'Imana iberetse agakiza bidaturutse ku mbaraga zabo, bidaturutse ku bushobozi bwabo. Ndakwibutsa ko bitari no kwera kwabo, bataciye Uwiteka si uko bari kwitwara neza. Yibuka isezerano yakoranye nande na Aburahamu, arangije aravuga ngiye kubakiza kuko ngendeye ku isezerano nakoranye na Aburahamu, apana kuri mwebwe, ndabakiza kubera undi, apana mwebwe. Na mwebwe murabona results zibikomoka kuri Aburahamu, kubera muri connecte kuri Aburahamu murakira. Sibyo mwakoze, sibyo mwampaye, nta nicyo ndi kubareba. Nakoranye n'umugaragu wanje Aburahamu kuko nawe yari ikimenyetso cya Kristo Yesu. Yesu abakuza y'ukuboko kwe. Aya mateka yo kuva muri Egiputa niyo bagombaga kwigisha abana babo, kukuboko gukomeye k'Uwiteka mu buretwa bw'imyaka 430 yabakuje y'ineza yayo n'imbabazi zayo idashingiye ku kindi. Aya yari amateka y'ineza y'Imana n'agakiza kayo batagombaga kwibagirwa kuko afite ahahuriye n'umukiza Kristo Yesu. Mu gice cya kabiri, oh my God, mu gice cya kabiri aho ngaho abari bazi iyo mirimo, abari bazi uwo mukoro icyo Imana yakoze barapfa. Yosuwa na generasiyo yose bavaho, hasigara abantu. Yari ibintu bitangaza muri Israeli, ariko nanone iyo ngende kubisoma mbona ko biri tubyite ngo iki, tubyite metaphoric, ni ibishushanyo ibindi, kuko hari ibintu utiyumvisha. Ni gute generasiyo mwivaho ku buryo mwibagirwa amateka yanyu burundu kubera ko generasiyo mwivuyeho imwe? It doesn't make sense. Ariko ibyo birakwereka natwe nitwirebe ni generasiyo turimo, n'iki gihe turimo. Mwebwe iyo mubibonye ubona abantu batari déconnecté n'umurimo Kristo yakoze, ubona benshi batarabaye déconnecté n'umurimo Kristo yakoze. Ntabwo ariho bahagurukiye, ntabwo ariho baziye, ntabwo ariyo fondasiyo yabo, ntacyo babiziho. Abantu basa nkaho bikiza, abantu basa nkaho ari bo ubwabo aribo babikoze cyangwa babikora, ntibazi icyabaye. Yarabwiraga mwe kuzibagirwa ko yabakuye muri Egiputa kugira ngo ahora bibutsa ko atari bo babikoze, ahubwo ariyo yabikoze kandi n'umurimo w'Imana. Naho umurimo Imana yakoze muri Kristo Yesu aravuga ngo naho mwe kuwibagirwa niho hazingiye intsinzi yanyu, niho hari imbaraga zanyu. Nibwo buryo mukwiye gutsindamo, mu kubimenya, mu kutabyirengagiza, mu kutabitera umugongo. Ngo mazimana irababwira kari ku musozi wa Bokimu, marayika araza arababwira ati naho ibi bintu byose muri kureba ngo ko Abisirayeli bahise ngo bava muri izo nzira ngo maze bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Notice ahantu henshi uzajya ubona handitse ngo bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, study specifically niki byitwa gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo ubirebye aravuga ngo batangira gusenga izindi mana, bakorera Bali na Ashteroti, izo mana z'abanyamahanga. Uzi icyo bivuze? Bivuze creating, kurema ibindi bintu bitari Imana akaba ari byo twita Imana, guhanga ibindi bintu twitiranya tukabyita Imana bitari Imana. Haba wigisha, waba ubyumva, waba ubitekereza, ariko bikaba bidahura n'ukuri kw'icyo Imana irico duhishurirwa muri Kristo Yesu. Nguko kurabya ibigirwa Mana. Aravuga ngo bava ku Mana. Nari abantu benshi ushobora gutekereza ko bari ku Mana, ariko niba bidahura n'iki Imana irico, izo nizo bihangiye, nizo biremeye. Now ngo bava ku Mana bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ariko kuramya ibindi bigirwa Mana. Ntibamenye Imana, ntibamenye icyo yabakoreye, ntibamenye ineza yayo, ntibamenye ubwiza bwayo, ntibamenye imbabazi zayo, ahubwo batangira guhanga ibindi. Haba ari imihango, yaba ari imigenzo, yaba ari idini by'uburyo bwose,
ariko bitacknowledginga icyo uwo nguwo yakoze, ahubwo bitandukanya abantu n'ibigirwamana. Surprisingly, Abisirayeli nibo babikoraga, abubu bumva batabikora, nibo babikora kurusha abandi. Kuko ikintu cyose uri gukora, cyaba ari umuhango, cyaba ari igitekerezo kidahura n'ukuri n'icyo uri kwihangira, kigirwamana. Ibyo bigirwamana nibyo bikubise imbere. Uhereye uwo munsi ngo Imana ndababwire toke mu masezerano twakoranye na Mose avuga ngo iki, mwikubita imbere y'ibigirwamana muri kwidekonekta nanjye, muri kwitandukanya nanjye. Iyo witandukanyije n'urukundo nihe wisanga, iyo witandukanyije n'imbabazi n'iki wisangamo, iyo witandukanyije no kwizera twahawe n'iki wisangamo, iyo witandukanyije no gukiranuka ufite n'iki wisangamo, automatically n'ikinyuranyo cyabo. Iyo witandukanyije n'urukundo wisanga mu bwoba. Kubera iki muraho? Kubera iki muraho? Nuko mwateye umugongo icyo mwagombaga kumenya cyakababereye igishyitsi muhagazeho kugira ngo mushobore gutsinda. Ibi rero nibyo byabaye ku Bisirayeli. Muri icyo gice cya kabiri tubona bwa nawe muzisanga mu maboko y'ababisha banyu. Abo mwamagariwe gutsinda bazabatsinda, abo mwagariye kunesha bazabanesha, muzisanga muri ingaruzwa muheto. Kandi yarababwiye ngo birukana ayo mahanga yose, aho kuyirukana bimariya nabo, basabana nabo, babumwe nabo. Babumwe nibyo badakwiye kubumwe nabyo, babumwe n'ibyo Imana babwiye mu bidomina, kubidomina birabadomina. Kuko batamenye Imana, kuko batamenye ukuboko kwayo kwabakuye muri Egiputa, kwabashyiraga hejuru y'ibindi byose. Nkuko natwe tubishurirwa ngo tumenye n'imbaraga iha twebwe zikorera mu bizera, ngo zamuzuye ku munsi wa gatatu zikamuzamura zikamushyira hejuru y'ikintu cyose, izina ryose, ubwami bwose, ari byo muri iki gihe n'igihe kizaza, imushyira hejuru ngo abe umutwe w'itorero ushyitse mu byose. Igihe tutabimenye ibyo, igihe batabimenye, that was the defeat. Gutsindwa si ukuzi kurwana cyane cyangwa utazi kurwana, nuko hari amakuru udasobanukiwe neza, nuko hari ibyo udashinzemo imizi mu byagukorewe kubw'ubuntu bw'Imana. Guhereye icyo gihe Imana ikajya ibohereza abacamanza, ngo umucamanza yahaguruka, ngo koko Imana imuha ku mwuka wayo, ngo akajya bayobora, ngo yaba akiriho bagatsinda, Abisirayeli bakamuyoboka, ubundi ngo bakanga no kubumvira. Nuvuga ngo nureba n'aba bacamanza ntago bemerwaga n'Abisirayeli, they were rebellious. Aba bacamanza baje gufasha Abisirayeli ngo babayobore, ariko nabo ntibabumvira. N'umucamanza noneho yapfa, abo kongera bagasa, ukagira ngo nta n'icyabaye, nta cyabaye na gitoya, nta Imana bahuriye nayo. Ibyo umucamanza amakuru bahita bayibagirwa. It was just amazing. Neza apfa kubaciyeho wagira ngo ni ikibazo, kandi uwo mucamanza yabaga hari kubakiza, kubafasha. Ngo yabagiye bataha ntakiriho. Muribuka Abisirayeli bikubita hasi imbere y'ikigirwamana, ngo Mose yari yuriye umusozi, ngo baranje bavuga ngo wa mugabo witwa Mose, in the first place baravuga wa mugabo witwa Mose, ntabwo tuzi aho yagiye, ntituzi icyamubayeho. Umugabo yaba nta nuri kuvuga nituzamuka umusozi tumushake uyu muyobozi wacu, uyu muntu reka dabaronga ntituzi icyamubayeho. We twubakira ikigirwamana, dusenge, dushaka kuramya, dufite ishyaka ryo kuramya Imana. Ritarimo iki ishyaka bari barifite ariko ritarimo, dushaka kuramya Imana, turumva dushyushye umuriro uratwaka muhuhe. Ngo arangije arabwira mukuremo impeta zanyu, bate yego, bakuramo impeta, baregeranya, bakorera ikimasa, bikubati kabisa inyota yacu yari kuramya Imana. Uzi iminsi barika ni generation yabonye muri nani iminsi iracaho, babonye ukuboko kw'Imana kwabakuye muri Egiputa, just ako kanya gatoya. But you see, niyo mpamvu umugambi w'Imana uruta yose. Imana agomba gutura muri twe. Ubutumwa bwose buduseparana, niyo yakora ibingana iki, iri kubikorera iriya nawe uri inaha, I'm telling you, uravuga amen ukikomereza, nyine igomba kubikora. But you see, when ije muri wowe, iba yabyegereje umutima, iba yabizanye home mu rugo,
ntibikiri byiriya byaje niyo uryamye ubyirengagiza ariko akuryamyemo. aba ari muri wowe, agendera muri wowe, akorera muri wowe kugeza igihe ukangukiye bikaba ibinyembaraga. Plus ubimenya, plus biremera. Uko ubimenya niko bigira imbaraga nyinshi muri wowe. Imana yahinduye byose. But otherwise, imagine, nta n'igihe kiracaho ngo nituzi icyo Mose muturemera. In the first place, how dare you? But byarabaye. Ariko icyo si igitangaza. Igitangaza kirubu aha dutuyemo. Naba nariya Mose yari iriya, ushobora kuvuga ngo pasiteri nawe hari, cyangwa se wa mwene dato ndewe. But he's in you. Ukeneye ukureba, nta n'ukeneye kukugenzura. He's in you, ari muri wowe. Yarebye abikorino ngo bikorentiyaniza. Muzi bikorentiyaniza bakoze ibibi byose, ibivugwa n'ibitavugwa. Paul araza aravuga ati mbabwire impamvu mukora ibyo bintu, nuko mutazi ko muri insengero z'Imana Imana iri muri mwebwe. Ariko nubwo mwabikoze nivuze ko yavuye muri mwe, iracyari muri mwe yo kabyara. Mwakangukira kumenya ko iri muri mwebwe, mukabaho ubuzima bubaryoheye kurusha kubaho muri ubwo buzima bupfuye. When we are awakened kuri uko kuri, igihe cy'abacamanza kibaho, Tiniyeli, Debora, igice cya 5 n'abandi nkabo. Tugeze ku gice cya 6. Haguruka undi mugabo witwa Gideon. Oh my God. Now ndashaka munyumve gutya, siyo? Ndabivuga nka Gideon, mbishure muri Kristo Yesu, bihuze n'ibihe turimo. It's also prophetic. Now nubyumva ubyumve mu buryo bugari, nutabyumva nta kibazo, ubwo biraba atari ibyawe. Kuko hano harimo ibintu bigomba kuba mu gihe cyacu. Alright, ikibazo cyari ikihe? I want to define what was the problem. Ikibazo cyari ikihe? Reka tubanze dusome. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Muri kubibona, Uwiteka bahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka ingahe? 7. Now nabibutsa yuko hano bari barageze muri Kanani. Muri Kanani ariho muri, at least ndikubwira real people now mu mashusho, ariko ndaza mbafashe. You see? Now iki ni icy'ingenzi kuko bageze i Kanani. Hano ntabwo bari mu rugendo, bageze i Kanani, turi muri Kristo. Right? But something was happening kiri off. Okay, no, muri Kristo. How come ibi biri kuba? Now bagiye kutubwira kuki ibyo biri kuba. Kandi uri muri Kristo mu buryo bw'amashusho. Okay, Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Nyine ahantu bihera bya mbere nuko uri muri Kristo ariko ukaba utazi kuri muri Kristo. Nuko akurimo ukaba utazi ko ari muri wowe. Ni nacyo ari kuvuga ngo Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Ni igihe wateye umugongo uko kuri, ni igihe utaknowledging uko kuri, ni igihe udahuza n'uko kuri, kubera ko nirwo rufatiro. Igihe utemeranyije n'uko kuri, hari ibitangaza bibaho. Mu gihugu cy'uburuhukiro uraharuhira. Urumva ko kandi mu gihugu cy'uburuhukiro uraharuhira. Ukajya ukomplaininga, Mana, nkurikije ibyo nakoze, so mbega ibyo wakoze birenze ibyo yakoze. Buriya ushatse wajya wibuka ibyo yakoze ibyawe, niyo waba warabikoze, kandi ubwo nta kantu kamwe keza. Tubari byiza n'ibibi tubihurize hamwe mu mirimo yawe. Urabizi iby'imirimo y'abera, it's just interesting. Imirimo y'abera bazi ubwenge. In fact munumve nuko batabyusho imirimo y'abera. Do you know kwera icyo ari cyo? And the righteousness, do you know ko righteousness means, bisobanura mu buryo buri deep, bisobanura ngo ntacyo wakora kibe kibi. Do you know iyi Imana tuvuga ko ikiranuka bivuze ngo nta bushobozi ifite bwo gukora ikibi. Numva ngo niyo ikoze icyo wowe wita kibi ni cyiza. Nibyo bita right doing, right
ihora ikora icyiza ni kimwe mu gisobanuro cyo gukiranuka kuri deep kurusha uko tubizi. Now hari ibintu mu mirimo y'abera iyo bari kubitekereza bo bafata twa tundi babara twabo twiza, sibyo? Natwo bakoze rimwe na rimwe, you know. Now bakatuzana bakareba iyo mirimo bakatarika imirimo ni myiza, bakaba ari yonyine batekereza imibi basa naho bayiteye umugongo nk'ayitabaye kandi byose barabikoze. So noneho bakavuga Mana turashaka tukwibutsa imirimo. Aha muramvuga iyihe? Ya yindi myiza gusa. Ni ngombwa ngo wibuke imyiza, imibi wihangane ufunga amaso. Ni nayo mpamvu mubwira, if you are wise urawishingikiriza ku murimo we apani yawe. Ibyo bivuze ko nta mirimo myiza no irahari. Iyo turemeye muri Kristo Yesu turi gukangukira kumenya kuyigenderamo, nubwo benshi batarayigenderamo, ariko irahari myiza ishoboka gusa kuko Imana ariyo yayenspiye. Otherwise nta bubasha bw'umuntu bwo kubikora. Can you welcome somebody up behind there, please? All right. Oh, amasoya onje yarahumutse obundabona ubwenge bwanjye nabwo bwakozweho. Nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu. Singishidikanya kubyo Golgotha yamesheje. Turirimbane amaso yanjye, amaso yanjye yarahumutse ubwenge bwanjye onjye nabwo bwakozwe. Turirimbane kandi amaso yanjye, amaso yanjye yarahumutse ndabona ubwenge bwanjye nahishuriwe iby'umusaraba wawe. Singishidikanya kubyo Golgotha yamesheje. Amaso yanjye, maso yanjye yarahumutse ndabona ubwenge nahishuriwe iby'umusaraba wawe. Singishidikanya Golgotha amaso yanjye yarahumutse ubu ndabona ubwenge bwanjye nahishuriwe iby'umusaraba wawe.
amaso yanjye yarahumutse ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozweho. Nahishuriwe by'umusaraba wawe Yesu, sinyishidikanya ku byo Golgotha yamesheje n'amajwi yacu, amaso yanjye, amaso amaso yacu yakozweho ubwenge bwacu, ubwenge bwacu, ubwenge bwacu ishimwe ko bwakozweho. Nahishuriwe by'umusaraba wawe sinyishidikanya kongere kandi amaso yanjye, amaso yanjye ndabona ubwenge bwanjye bwakozweho. Nahishuriwe iby'umusaraba wawe sinyishidikanya ibyo Golgotha amesha. Amaso yanjye ubu ndabona ubwenge ntabwo nahishuriwe sinyishidikanya yameseze kongere kandi amaso yanjye, amaso yanjye ntacyo utabona ubwenge nahishuriwe iby'umusaraba wawe sinyishidikanya
sinshidikanya kubyo Golgotha yambesheje. Yesu nahishuriwe yamaze kubira igice y'ubuzima bwanjye. Zinezi imbabazi zawe ziteka wamaye singicirwa witeka mu mutima inkuru y'ubuntu bwawe inkuru y'ubuntu Yesu nahishuriwe oh Yesu nahishuriwe yamaze guhinduka oh yamaze guhinduka ubuzima inkuru y'ubuntu bwawe inkuru y'ubuntu bwawe Yesu yamaze guhinduka oh yamaze guhinduka dusubiremo kandi inkuru y'ubuntu bwawe inkuru y'ubuntu bwawe oh Yesu yamaze guhinduka yamaze guhinduka twongere kandi inkuru y'ubuntu bwawe inkuru y'ubuntu bwawe Yesu yamaze guhinduka yamaze igice cy'ubuzima bwawe ubuzima nzi neza imbabazi zawe oh singicirwa witeka mu mutima zineza imbabazi zawe oh teka wa singicirwa rwawiteka indwara izarizo zose haleluya zatiriwe witeka kubw'imidiba indwara izarizo zose zatiriwe witeka zatiriwe kubw'imidiba telemona na gota y'umubiri wawe indwara izarizo zose zatiriwe witeka kubw'imidiba yujewe naruhadiwe narabonezwe namaze kwezwa ndumukiruti naruhagiwe
Dentolebo naragrotaramando narabone wamaze kwezwa namaze kwezwa kiranutsi byiteka. Hallelujah, 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 hallelujah. Reka nsabe banyengerezeho akavorime. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tujye hariya ku ndwara. Hallelujah, hallelujah. Indwara izo arizo zose. Hallelujah. Nta cyaremwe gishya kigira indwara. Ni ukuvuga ngo indwara izo arizo zose zakiriweho iteka. Ntabwo ari ukuvuga ngo indwara ufite, nta ndwara ufite. Icyo ni ikinyoma, nta ndwara ufite. Niba uri kwireba ukabona urayifite, ntabwo ari byo. Indwara iyo ariyo yose yakiriweho iteka, iyo uri kwibonaho ni ikinyoma. Hallelujah. Indwara izo arizo zose zakiriwe witeka kubw'imibyimba y'umubiri wawe. Turirimba nako indwara izo arizo zose, indwara izo arizo zose zakiriwe witeka kubw'imibyimba y'umubiri wawe. Dusubiranemo. Indwara izo arizo zose zakiriwe witeka kubw'imibyimba y'umubiri. Indwara zose, indwara izo arizo zose zakiriwe witeka kubw'imibyimba y'umubiri. Naruhagiwe narabonezwe namaze kwezwa umukiranutsi. Naruhagiwe narabonezwe namaze kwezwa. Terebo naragosa. Inkuru y'ubuntu bwawe, inkuru y'ubuntu bwawe, Yesu nahishuriwe, yamaze kuba igice y'ubuzima bwanjye. Inkuru y'ubuntu bwawe, inkuru y'ubuntu bwawe, Yesu nahishu yamaze guhinduka ubuzima bwanjye. Nzi neza imbabazi zawe ziteka singiciriwe witeka mu muti. Indwara
imanza zose zaciriwe kubw'imibyimba kubw'imibyimba y'umubi naruhagiwe narabonezwe namaze kwezwa mantone vonda na kostele manda iteka naruhagiwe narabonezwe namaze kwezwa namaze kwezwa mukirano giteka n'amajwi yacu kuko amaso yanjye yarahumutse ubwenge bwanjye nahishuriwe wawe sinyishidikanya ibyo Golgotha sinyishidikanya ibyo Golgotha yambesheje sinyishidikanya kubyo Golgotha yambesheje. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyo nicyo uricyo. Amaso yawe yarahumutse, ubwenge bwawe bwakozweho. Haleluya. Ibyuzi ibyo twaririmbaga nibyuri ibyo nicyo wahindutse cyo. Haleluya.